Shalom, shalom, haleluya. Turabiyegereje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abantu duhuriye mu masengesho saa 9 mwese, Imana y'amahoro ibaha umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Abantu bifuje ko twajya turirimba n'indirimbo zo mu gitabo, cyane ko ari indirimbo zisa nkaho ziri kugenda zibagirana cyane, zidakoreshwa mu materaniro atandukanye muri kino gihe cyacu. Ati tujye turizirimba nta kibazo, tutitaye ku majwi, ahubwo twite ku butumwa ziba zitubwira, cyane ko ari indirimbo zagiye zifasha abantu benshi mu gakiza. Haleluya. Niyo mpamvu tugiye kuririmba indirimbo ya 313 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, indirimbo ivuga ngo umukiza abe hamwe namwe. Haleluya. Yego, niyo ndirimbo tugiye gutangira turirimba. Mu kanya turaza kwicisha bugufi imbere y'Imana, dusenge, twihane, Imana tweze idutunganye. Reka tubanze turirimbane iyi ndirimbo ya 313 we kumva ijwi ahubwo wumve kuri message umuririmbyi yashatse gutanga, cyangwa se umuka Imana yakoreye muri no muririmbyi yandika indirimbo icyo ashaka kubwira itoro, cyangwa se gufasha abanyamasengesho nkatwe. Haleluya. Umukiza be hamwe namwe, ababera umujyanama, abaragire nk'intama, abarinde mu mahoro ye. Hamwe namwe ye, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe ye, hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe. Mu rugamba be hamwe namwe, abe ngabo yanyikinze, abarinde mu makuba, abahishe mu mababa ye. Hamwe namwe ye, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe ye, hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe. Mu miruha be hamwe namwe, mu buyerezwa n'ibyago, mu bukene no mu ndwara, abaramiza amaboko ye. Hamwe namwe ye, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe ye, hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe. Mu mahoro abe hamwe namwe, no mu gihe cy'urushyana, no mu mvura no ku mucyo, mu biteka mu mahoro ye. Hamwe namwe ye, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe ye, hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe. No mu ntambara yo hanyuma, hari urupfu imbere yanyu, mwenda kwambuka rwa ruzi, aza bari hamwe namubwo. No mu ntambara yo hanyuma, hari urupfu imbere yanyu, mwenda kwambuka rwa ruzi, aza bari hamwe namubwo. Hamwe namwe ye, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi.
hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe, hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. Haleluya. Umukiza abe hamwe natwe twese, no mu ntambara yo hanyuma ngo hari urupfu imbere yacu. Haleluya. Ngo twenda kwambuka rwa ruzi, Yesu azaba ari hamwe natwe ubwo nguko. Turi mu rugamba, abe hamwe natwe, abe ingabo yacu ikinze, aturinde amakuba, aduhishe mu babaye. Haleluya. Ati mu miruho abe hamwe natwe, tumuyerezwa n'ibyago, mu bukene no mu ndwara, ngo aturamize amaboko ye. Haleluya. Uwiteka abe hamwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka tuzamure amajwi yacu dusenge, tubwire Imana ize kuba hamwe natwe muri sengesho. Turaza gusengera abarwayi, turaza gusengera abantu baboshye, turaza kureba ibimenyetso muruza bishobora kugaragaza ko mu rugo rwawe hari amarozi, hari uburozi, hari inyatsi, hari imyuka mibi baboshye. Turaza gusengera abantu tubavana muri ayo mabohero ya Satani, tuyabavana muri ubwo bwami bw'umwijima. Uze kwizera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Imana iraza kugukoraho. Uraza kumva impinduka, wizere. Uraza kumva uri murakira ubuzima. Ahari ukurwara uraza kumva hakira. Zari intambara uraza kuvugana n'Imana mu mayerekwa no mu nzozi. Haleluya. Imana iraza kukugenderera mu izina rya Yesu Kristo. Reka twicishe bugufi imbere y'Imana, tuyibwire ngire tugire imbabazi, izibane ibe hamwe natwe mu miruho, mu ndwara, mu bibazo. Aturinde kandi aduhishe mu maboko ye. Mwami wacu, Mana yacu, turagushimye muri iki gitondo, turaguhimbaje. Tugushimiye imbabazi n'ubuntu ugira, tugushimira urukundo rwawe rwinshi. Urimbye yaremye aravuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Rusumba izuba, rusumba ukwezi, ngo n'ikuzimu rugerayo. Urukundo rwawe Yesu wadukunze rwatumye dupfira ku musaraba, kugira ngo amaraso yawe ahinduke ayoza, asukura imitima yacu n'ubugingo bwacu, kugira ngo ibashe kwezwa, tubashe no gutunganira Imana kubw'amaraso yawe. Turakwingize Mwami Yesu, tweze udutunganye, tubarire ibyaha byose n'ibicumuro byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bya byaha by'inyongozabugingo, bya byaha abantu babikora nkana, by'ubupfumu, byo kuraguza, guterekera, kubandwa, kwimika ibindi bigirwamana, ubusambanyi, inzangano, amakimbirane, ishyari, gutukana, amahane, umujinya. Mwami Yesu Kristo, turakwinginze utugirire imbabazi, tuboneke imbere yawe turi abakiranutsi kubw'amaraso yawe. Urukire guhumanura no kweza imitima yacu n'ubugingo bwacu n'umwuka wacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwuka wera tuguhaye karibu muri iri sengesho. Ndakwinginze ukora imirimo n'ibitangaza. Mwuka wera uze gukiza indwara, uze kubohora abantu, uze gutanga amahoro mu mutima. Ngo turadusenga twirimo twigisha, Mwuka wera utangire guhiga no kwirukana buri myuka yose iyoha kandi iboshye ubuzima bw'abantu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwuka wera ngwino ukize, ngwino ube hamwe natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mu mahoro ube hamwe natwe mu gihe cy'igicuku, mu gihe cy'urushyana, mu gihe cy'intambara yo hanyuma, mu gihe cy'urugamba, mu gihe cy'ibigeragezo n'intambara n'ibyago n'ubukene n'indwara. Mwuka wera ngwino ubane natwe, uduhumurize, utubere umujyanama, utubere umukiza, utubere umutabazi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenge tubyizeye, amen. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Turaza kugira umwanya wo gusenga ndetse no gusengera abantu. Haleluya. Imana iguha umugisha. Ndakwegereje nanone cyane cyane wowe tubana amasengesho, nawe wihuje natwe uyu munsi. Imana iguha umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti.
reka twinjire gato mu nyigisho nabateguriye. Turaza kugaruka dusengera abantu, tugana ku musozo dusengera abantu, tubabohoza nk'uko twamaze kubivuga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turiza tudashidikanya ko Imana hari ibintu byinshi irakora muri aya masengesho, kuko ni Imana itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Haleluya. Dukomeze n'inyigisho yacu. Ibimenyetso muruza byerekana ko iwawe baguteje inyatsi cyangwa se izo ndwara murwara, ndetse n'ibyo bintu bigaragara ku buzima bwawe bishobora kuba ari amarozi cyangwa se ari indwara zikomoka ku badayimoni. Mu yandi magambo, ni ibimenyetso muruza byerekana ko iwawe baguteje inyatsi, indwara ndetse n'amarozi. Haleluya. Icya mbere, intego yacu ni ukugira ngo twige gusenga no kwikorera deliverance, cyangwa se icyo twakwita self deliverance, kwibohora ku giti cyacu binyuze mu masengesho mu izina rya Yesu Kristo. Icya mbere kigaragaza ko ubuzima bwawe cyangwa se iwawe baguteje indwara, amarozi cyangwa se inyatsi, muzarangwa n'indwara zidasobanutse kandi indwara yihisha iyo mugeze kwa muganga. Hari abantu usanga bagenda kwa muganga kenshi, ibipimo byose by'abaganga bigafata ubusa, mbega bikaba ibintu bisanzwe, ariko uwo muntu afite ububabare, afite intege nkeya, mbega ubona ko ari weak. So rero gucika intege, ubwo bubabare kwa muganga babonye ko nta kibazo kirimo, ni kimwe mu bimenyetso cy'uko hari imbaraga mbi zirimo kubigiramo uruhare muri ubwo burwayi bwawe cyangwa se muri ubwo bubabare bwawe. Haleluya. Icya kabiri, abantu bagize umuryango usanga barwaragurika cyangwa se bakarwara zimwe mu ndwara runaka, kandi zose zidafite ubusobanuro, utamenya ukuntu usobanura. So rero iyo abantu benshi mu miryango basanga bafite indwara zimwe, wenda nk'umutima, igifu, umutwe, wenda bakarwara mu mbavu, impyiko, cyangwa se bakarwara mu nda yo hasi, mu kiziba cy'inda nk'abamama cyangwa se abakobwa, bajya no kwa muganga ntibagire igisubizo babaha gikwiriye, babaha n'ibinini ntihagire icyo bibafasha. Ibyo bintu bishobora kuba ari amarozi. Nyaboneka bohereza mu muryango kugira ngo acogoze nyine umuryango nyirizina uhore uri wiki. So ubikwiye gusenga rero, ukarambika ibiganza byawe ugasenga Imana, ukinjira mu mwuka, ukareba ko hari icyo Imana yakora. Ikindi cya gatatu, nanone hari igihe ukunda kuburota inzozi mbi, uhora ubona wicwa, urwana n'ibintu, uhora ushyingurwa se uri ku irimbi, cyangwa se no kurya wenda ibintu utazi, usambana cyangwa se usambanywa, uri kumwe n'abantu bapfuye mu nzozi. Izi nzozi zose zikunze kugaragaza isano n'amarozi, bifitanye isano n'amarozi n'inyatsi cyangwa se guhumanwa mu buryo bw'umwuka. Hari umuntu ushobora kurota rwose ari kumwe n'umuntu wapfuye baganira, akabyuka nk'umutwe wamenaguritse cyangwa se ari gucumbagira. Ibyo ni ibintu twagiye dukunda guhura nabyo. So ukwiye gusenga rero, kuko hari igihe bari imyuka mbi irimo iroherezwa mu buzima bwawe, abantu bihishe inyuma y'ayo masura. Ikindi, kuba mu rugo barangwa n'amakimbirane, urwango, kutizerana, mbe ukabona mu rugo ibintu ntabwo bimeze neza. So rero mu muryango nta mahoro akihaba, atari ko byahoze, mutanazi ikintu cyabaye gifatika rwose cyatumye ibintu biba, ahubwo hagahora amakimbirane, urwango rudafite impamvu. Mbega abantu ugasanga ntabwo banababarirana. Bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko hari ibicaniro by'ubugome byahatongerewe kuri uwo muryango wawe n'abo banzi cyangwa se n'abo barozi n'abakozi ba Satani. Ubikwiye gusenga, wanasengera n'amazi ukatera mu rugo iwawe yazengurutsa mu kirere cy'iwanyu kugira ngo
cyaha mutuye kugira ngo iyo myuka mibi isoke. Birukirukana imyuka y'agatumura, imyuka y'amakimbirane, imyuka yose mukirukana mu izina rya Yesu. Ikindi wenda kurota ipusi, inzoka, imbwa n'izindi nyamaswa birimo birakugenza, inzozi nk'izi ngizi hari igihe zigaragara gushyirwa mu munyuru cyangwa se mu bubata bwa Satani. Uba ukwiye gusenga rero nabyo ukabyiyambura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ukimara wenda kubirota ugasengera ubuzima bwawe. Ikindi, abantu bakunda kwibagirwa cyane, abantu bakunda kugira ibitero by'amarozi mu muryango, bakunda kwibagirwa cyane, cyangwa se ugahora afite umutwe umurya, cyangwa se afite ibintu bigendamo, afite ibintu biwasa, ukumva nk'imirabyo irimo irarabya mu mutwe, cyangwa se ukumva mu mubiri we yacitse intege, ari weak, cyane cyane iyo ari gusenga cyangwa gusoma Bibiliya kumva wapi rwose. Ibi ni ibimenyetso rero bigaragaza ko hari imbaraga z'umwijima zamaze kugera mu buzima bwawe kugira ngo ziguce intege, zigutarukanye n'umubano wawe n'Imana, cyangwa se zigutesha umutwe gusa zikubohe. Uba ukwiye gusenga rero ukiyambura ibyo bicaniro byose. Haleluya. Nashimye ko tuganira kuri bino bintu muri amasesha yacu ya saa 9 kugira ngo tujye tumenya n'ibintu dusengera ibyo ari byo, kuko hari igihe abantu babura amagambo yo kwatura no gusenya ibyo bintu byose. Ikindi, inzira zose zo kubona amafaranga no gutera imbere zihora zifunga ubwazo. Ugashaka wenda nk'akazi, ugashora imari igahomba, ugashaka akazi kakabura, wakora bikanga neza ukamera nk'aho urimo gusuka amazi ku rutare. Ibi rero nabyo bishobora kuba amarozi cyangwa se inyatsi y'imiryango cyangwa se y'indoga. Ushaka akazi wapi, ibyo ukoze byose urahomba, uraferinga, uhora wisanga mu madeni n'ibiki byose. Bikwiye gusenga ubwira Imana ngo Mana, usengesho ribohoza imigisha yawe, ko buri wese afite umugisha yavukanye, buri wese afite ibyo Imana yamuteguriye. Uwo mwuka ukwiba, iyo myuka mibi iguhombya, izo nyatsi, ibyo bintu bagutongereye bikuporokera imigisha, ukabyirukana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ariko ibi byo kubatera ubwoba, kuko muri Yesaya 54:17 Bibiliya iravuga ngo intwaro zose baciye kurwanya nta kintu zizagutwara. Izo ntwaro ahubwo uzajya uzivunagura, baba baragiye bacura kugira ngo bakurwanye. Haleluya. Reka turebe wenda ikindi. Hari igihe usanga abantu ibindi bintu mu rugo ubona byazambye, byasenyutse mu rugo iwawe, ukabona wenda nk'ibikoresho bihora bipfa. Izo ni ingero ni gutanga, ibikoresho bihora bipfa, ibintu by'amashanyarazi, mbega ibintu byose ukabona bipfa, imodoka yawe igahora ipfa, cyangwa se n'ibindi. Izi ni ingero ujye mu mwuka. Nubona ibyo bintu ubona biri kugenda bipfa mu rugo iwawe, ni ibintu bigenda bizamba, uzamenye ko ari ibi, uzamenye ko ari imyuka mibi. Haleluya. Yaje yitwa inyatsi kugira ngo igusubize inyuma. N'ibyo bintu kugenda bitakaza amafaranga kugenda bipfa mu rugo iwawe, menya ko ari imyuka y'inyatsi iri kuzana ibihombo bidasobanutse kugira ngo igusubize inyuma. Ikindi kintu gikomeye njya ngunda kuvuga amasengesho saa 9 n'aya saa 1 z'ijoro, kumva urusaku rudasanzwe mu nzu cyangwa se mu rugo iwawe. Wenda hari abantu mu bana bakakubwira ko hari ibintu baraye bumva nijoro, amajwi abacuragura, ibyo banaga hejuru, mbega mukayira abantu mu bana ibintu byaraye gumeze gutya na gutya, mwabyumvishe. Wenda nk'abantu bumva umuntu atambuka, kumva undi gusuka amazi, mbega kumva urusaku rutari ngombwa mu buzima bwe mu gihe cya nijoro. Ibyo ari ibintu ushaka kuba byoherezwa mu rugo rwanyu, kubuza bamwe muri mwe amahoro. Haleluya. Hari igihe nabaga ndi mu rugo, abantu bo mu rugo bakambwira ati iyo utari mu rugo hari ibintu biza, iyo utari mu rugo hari ibintu bigenda hejuru y'inzu, iyo utari mu rugo nta mahoro tuba dufite. Gezaho nanjye ndababwira ni nta mpamvu mugomba kwiga gusenga gutya. So hari abantu rero iyi myuka yoherezwa mu rugo kugira ngo ibuze bamwe muri bo amahoro. Bitewe n'iki?
nta masengesho ahari yo kubakavaringa. Ibi byose kandi bibutse ko akenshi bikunda kwataka abantu bafite amasengesho makeya muri bo. Ibyo bintu by'amajwi, kumva ibitambuka, ibintu nk'ibyo. Ikindi hari igihe umuntu atungurwa none no gusanga mu nzu cyangwa se mu gipangu, mu busitani bwiwe, akahasanga ibintu wenda by'amabuye agerekeranye, n'urugero imisumari, nyamara sinavuga ngo iki, nibagiye ukuntu nta shansiye iri hafi aho, ugasanga amacupa y'amazi bahanaze, ibipfunyika, impu z'inyamaswa, amaraso wenda bayatunyangirije hanze, hari ibintu bisharaguye ku mbuga. Urabona abana barimo gukina ibintu basharagura, ugasanga babihasharaguye, nta n'abana baje kuhakinira, amaraso batonyangirije ibyo bintu by'inyamaswa. Ibyo bintu byose bisa nk'imihango. Ibyo byose ni ibimenyetso by'imyuka mibi n'imitego y'abarozi. Uzajya usenga ubirwanya. Bimwe ari nibyo uzakoraho n'intoki zawe uhumane, bizasaba kugira ngo ubikoreho uri no gusenga, ubitwike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Ikindi, hari igihe abantu bahora bumva bababara mu mubiri, mu nda, amaguru, cyangwa se wenda umutwe w'uruhande rumwe, umugongo udafite impamvu, ububabare budasobanutse. Bikunze kuba ahanini nabyo ari amarozi, ari uko ubuzima bwanyu babuteje amarozi n'imyuka mibi. Ari nabo Satani ateza kugira impumuro mbi, agahora yumva afite impumuro mbi. Satani aba yakoresheje icyo nakwita umwuka witwa unclean spirits, umwuka mbega w'isuku nkeya, kandi wakarabye wagize gute, ariko Satani akanga iyo myuka mibi akayigushyiraho. Ni ibintu byinshi Satani agenda akora, Satani aba ashatse kuguhindura icyasha imbere y'abantu, cyangwa se mu buryo bw'umwuka, kugira ngo aguteze icyangiro. Haleluya. Ikindi, wenda tugana ku musozo, ubwo uri umuntu arota agenda yambaye ubusa cyangwa se mu nzozi yagaragaye nabi, ni ikimenyetso cy'amarozi nacyo, cyo gukurwa mu buzima bw'icyubahiro, mbega icyo kugusebya. Ubundi umuryango wose ugahora mu gicuku, mu mwijima, abantu bakanapfa mu buryo bw'ubuzima busanzwe, cyangwa se bagapfa mu buryo bw'umwuka, abandi bagahora mu bitaro. Yego, hari imiryango usanga ihora irwaye, cyangwa se bahora barira. Ibyo byose ni imbaraga z'umwijima zishobora kuba zariho kera, cyangwa se ari abarozi bazohereje. Bahora bapfusha, bahora kwa muganga, bahora bashonje, bahora mu bibazo nk'ibyo bitandukanye. Nyaboneka uzajya ufata iya mbere usenge. Haleluya. Uzajya ufata iya mbere usenge. Nta wundi mukiza twagira twebwe abana b'abantu, nta wundi murengezi twagira uretse Yesu Kristo wenyine. Gusa muri Yesaya 57:7, intwaro zose bacize kuturwanya nta kintu zizadutwara. Haleluya. Kuko intwaro zacu atari nk'iz'abantu, ahubwo mu isi y'umwuka zigira imbaraga zo gukubita hasi ibihome n'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Luka 10:19, Satani ngo Imana duha imbaraga zo kanagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi ngo nta kintu bizadutwara, kuko twuzuye power z'Imana, twuzuye imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Birashoboka ko usanze hari ibintu byinshi biri ku buzima bwawe twanavuzemo. Password nta yindi, ni ugusenga wirukana ibyo bintu mu masengesho yawe ya buri munsi, mu masengesho yawe ya nijoro, ukirukana ibyo bitero by'umwijima ku buzima bwande, ku buzima bwawe. Haleluya. Reka dufatanye dusenga Imana. Uzamura ijwi ryawe nonaha, tusenge. Niba hari ibyo wumvishe
ni umwanya wo gusenga no kuzamura ijwi turi kumwe turimo turasenga. Haleluya. Ibyo murimo murandika ndimo ndabibona, ariko ndashaka ko tufokasinga kuri bino bicaniro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Imana umuremyi wa byose, Imana ise y'umwami wacu Yesu Kristo, gukureho izo ndwara ujyana kwa muganga kwivuza ntizikire. Haleluya. Imana kukuvaneho izo ndwara, gucika intege, ibyo birwara muhuje mu muri famiye, izo nzozi mbi zihora zikuboha, ayo makimbirane ari mu rugo iwawe twavuzeho, ko kurota inzoka, imbwa n'inyamaswa, ubusambanyi byose bikuboha, umwuka wo kwibagirwa, guhora utaka umutwe, umugongo, amaguru, kubona inzira zawe zose zifunga z'amafaranga n'iterambere wapi byose ushatse akazi ubikanga, guhora usanga mu rugo iwawe hari ibintu byazambye, guhora wumva ibintu ugendagenda mu nzu urusaku. Ibyo byose twagiye tuvugaho, ni umwanya wo gusenga Imana no kubyiyambura mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri amasengesho yacu ya saa 9, Imana itwishurire kandi Imana itwiyereke mu izina rya Yesu. Reka twese tuzamure amajwi yacu dusenge. Uwiteka umuremyi wa byose, Mana yanjye, mwami wanjye, ndagushima ko uri Imana idukunda. Turacyari imbere yawe, turacyari mu masengesho ya saa 9, turacyari gusenga. Turakwinginze itareke amahanga, kuko utari umuntu ahubwo uri Imana kandi ubasha kumenya byose. Hari ibintu byinshi biduhiga, bitwirukankana, bituriho, bitwaza igitugu, bitubuza amahoro. Yesu, ibyo byose warabibonye. Ubugambanyi n'intwaro bacuze kugira ngo zirwanye uyu mwene data, niwe basha kuzibona kuruta uko twazibona. Ndasenze Uwiteka mwami wacu, Mana yacu, aka kanya ndekuye ubushobozi n'imbaraga ku buzima bw'uyu mujakazi wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuntu ubeshywe n'ikintu cyo twamaze kuvugaho, umuntu ubeshywe n'indwara abaganga batabona zihisha, umuntu ubeshywe n'imyuka mibi imuteza ubwoba n'amakimbirane mu miryango, umuntu ubeshywe n'imbaraga zifunga akazi, zifunga iterambere, zihora zimuhombya zimusubiza inyuma, umuntu urwaye umutwe w'uruhande rumwe, umugongo, amaguru, amavi mu gatuza no mu nda, yatewe n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo, none wohereza ingabo zawe Uwiteka, wohereza abamarayika bawe gukora operasiyo mu buzima bw'uyu muntu. Ndategetse aka kanya ndi gusenga niyakira ubuzima nonaha. Ndinjiza ubuzima mu nda yawe, mu mutwe, ndinjiza ubuzima muri wowe kuri ubwo burwayi. Ndategetse bukurekure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndekuye ubushobozi n'imbaraga bikubohora. Yesu wapfuye akazuka nakubohore, nakubohore nonaha, nakubohore, nakubohore mu izina rya Yesu Kristo. Ndi gusenga hari ibicaniro birimo birazima, ndi gusenga hari imyuka mibi irimo irarekura abantu nonaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yatangiye kubohora, wowe izere. Imana irimo irabohora abantu, wowe izere mu izina rya Yesu Kristo. Hari imyuka irimo iratsindwa, hari amarozi arimo arakwamburwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amarozi bohereza mu mwuka, ayo bohereza mu muyaga, ayo bahuhera ku byo bagutwaye bakwibiraho, myuka y'imiryango, myuka karande, myuka izira mu nzozi, ndavunaguye ubwo bwami bw'umwijima bwakurwanyije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ireba Abisirayeli ababwira ngo igihe muzengurukiye umusozi kirahagije. Gutegeka kwa 2 ibice 2 biravuga ngo igihe muzengurukiye umusozi kirahagije. Haleluya. Ni mucyamike mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse iyo myuka mibi kuboshye yakuboheye kuri uwo musozi, hora wizenguruka, ndategetse cyamika mu izina rya Yesu Kristo. Imana iravuze ngo cyamika, va muri icyo gihe cyo guhuzagurika, va muri icyo gihe cy'uruzerero, va muri icyo gihe cyo kurwanya niyo myuka mibi, cyamika mu izina rya Yesu Kristo.
Imana ibwira Abisirayeli ngo muzenguruke umusozi kirahagije, ngo nimucyamike. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, akira inzira y'igitambike, akira inzira y'icyame. Igihe uzamukiye imisozi kirahagije, igihe wizengurukiyeho kirahagije, igihe bakwibiye amafaranga yawe kirahagije. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndagusengeye ibyari byariborotse bifunguke kubw'amaraso Yesu Kristo Nazareti. Iyo myuka iguteza umutwe w'uruhande rumwe, mugongo, mu nda adakira, ndategetse none atangira kumva ubuzima. Ubwo burwayi n'ubukire. Wowe urwaye amatwi, ndategetse amatwi yahinduke mazima. Wa myuka urekura mu izina rya Yesu Kristo. Urwaye mu muhogo, ndategetse iyo mpemu zikurekure kubw'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndategetse urwaye mu gatuza, ibyo bintu bikuremereye none ndatwitse, ndakongoye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo akira deliverance, akira kubohoka. Wowe ufite ibintu kugerageza mu bitugu, iyo ni imyuka ya karande, imbaraga zo mu miryango, ndategetse iyo mizimu kukwamburwa nonaha kubw'amaraso Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Umuntu uryama akazikama, akamera nk'umuntu wapfuye, ibintu bikamutsikamira nijoro bikamuhezayo, ndategetse nonaha wamwemuwe, rekura buno buzima mu izina rya Yesu Kristo w'Nazareti. Iyo myuka minda yirukanye mu buzima bwawe. Wowe horota abantu bapfuye baza kukuganiriza, ndirukana ibyo bicaniro n'imyuka mibi y'abapfuye, ndagusohora mu bitambo, mu marimbi, mu myuka mibi yose gutwaza igitugu mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga nizikurekure nonaha. Wowe warotaga inzoka, karota urya, karota inyamaswa bitandukanye, utangire kurota uri kubyica, kuko ni ukwakira intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaguhigaga wakira imbaraga zo kubinesha no kubinaniza kubw'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. None ndi gusenga nimwakire kubohoka. Mwuka w'Imana agenda uhohora abantu, Mwuka w'Imana abohora abantu. None atangira kumva impinduka mu buzima bwawe, atangira kumva impinduka mu mubiri wawe. Bikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bicaniro bikurekure, ibyo bintu uhora byirukanka mu ngingo, byirukanka mu mubiri, ndategetse bikurekure aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndasohoye amarozi, ibyo wariye tangira kubiruka, kiri sesemi, biruka ibyo birozi wariye bisoke mu nda. None handekuye ubushobozi n'imbaraga, ndatura deliverance mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka nonaha, akira kubohoka, akira kubohoka, akira kubohoka. Aho bagusize vayo, sohoka ahantu bagushyize, aho bagutwaye mu bapfumu, ndagusora mu bitambo, mu myuka bashyize ku. Haleluya, 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 haleluya. Ndatura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. La posha toze mene fodre. Nonaha tandukana n'ibyo bicaniro byakurwanyaga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana rurema, ifite imbaraga ku kintu icyo ari cyo cyose. Ndavunaguye ibyo bicaniro n'ibikurekure kubw'amaraso Yesu Kristo. Senga uhamagara imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, senga uhamagara imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, senga uhamagara imbaraga zigutabara ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Vunagura ibyo bicaniro, irukana iyo myuka mibi, irukana ayo marozi, irukana ibyo bicaniro bibi ku buzima bwawe, mu rugo rwawe, irukana izo nyamaswa ibyo yagiye ubona byagiye baterera mu buzima bwawe, isohora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ikubohore, iguhuze n'umugisha wawe, iguhuze n'ibyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Turatura intsinzi, turatura amahoro, turatura iterambere, turatura umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turatura ubuzima, turatura kugira amagara mazima mu mibiri yacu mu izina rya Yesu Kristo. Abagore batwite nimwakire kubyara neza. La posha toze mena fodre. Ndatura amavuta y'Imana jyana ku bitaro byo kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Abagore batabyara ndatura kubyara, ndatura gusama, ndatura gukikira, bakuramo inda, nirukana umwuka wose wo gukuramo inda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndarema igitangaza mu buzima bwawe, Imana iguhuze n'ibyawe n'ibyo uri gusengera mu izina rya Yesu Kristo. Bino byifuzo turabizamuye imbere y'Imana, urimo mwandika biri mu mutima yanyu, turabizamuye imbere y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Wite kurengera abantu, wishyira abantu amadeni, ukureho abantu zindwara z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Uku kuribwa kusoke ku buzima bwe, iyi myuka mimuhangayikije imutera ubwoba nisoke ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Indwara z'umutima, indwara za diabete, indwara za kanseri, indwara z'amabere, indwara z'amara, indwara za hemorrhoide, ndategetse indwara z'impyiko, za prostate, umuvuduko w'amaraso, iyo myuka mibi yose iteza abantu imvune, imyuka mibi yose iteza abantu impanuka, ndavunagura uwo mwuka
kubw'amaraso Yesu Kristo wa Nazareti. Izo mbaraga zose ndazicagaguza imbaraga z'Imana. Yesu Kristo bohora ubwoko bwawe. Mwami Yesu bohora ubwoko bwawe muri bicaniro byose bivunagurike. Yesaya 54:17 ngo twavuze intwaro zose abarozi bacura kurwanya abantu b'Imana ndazivunaguye mu izina rya Yesu Kristo. Intama ziremera ikuzimu ndazishesheje, ndazisenye, ndakweho inama mbi, ndakweho ubugambanyi, ndakweho imyuka yose irwanya ubuzima bw'abantu kubw'amaraso Yesu Kristo Nazareti. Imyuka mibi kwinjiza amasezerano, abadayimoni batwinjiza amasezerano mabi kugira ngo batwibire umugisha, iyo myuka mibi ndayishe, ndakubise izo mbaraga z'umwijima kubw'amaraso Yesu Kristo Nazareti. Mbaraga z'ibitambo, imyuka abadayimoni, imyuka y'abarozi, by'Imana yangeneye, by'Imana yakugeneye, tugomba kubyinjira. Mwuka w'ubujura, mwuka utwiba imigisha, mwuka utwicira amahirwe, ndavunaguye, ndasenye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndabohoza ubutunzi bwanjye, ndabohoza ubutunzi bwawe, ndabohoza amafaranga yawe, ndaboza iterambere ryawe. Buri myuka yose ikurwanya mu byo guterambere ndayivunaguye kubw'amaraso Yesu Kristo. Myuka yakurwanyije kutazigera ubona akazi, ndategetse iyo myuka ikukurekura kubw'amaraso Yesu Kristo Nazareti. Gushora imari wunguke, mwuka wo guhomba, mwuka wo gusubiza inyuma, izo mbaraga z'umwijima ndazirukanye. Binyura mu nzozi, binyura mu buzima busaga, kuguhomyera ko kubuza amahoro, ndategetse ibyo bicaniro kuzima burundu ku buzima bwawe mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze Uwiteka itere cy'amahanga, urakoze Uwera wa Isiraheli, wohora abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi uhinduka umunsi w'umugisha, umunsi udasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Bana haba kumanga baze gukingurirwa, waho umugisha mu byo bakora, imirimo yabo yihezagire, abashaka amafaranga uyabahe, abacuruzi baha abakiriya benshi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ibyo bakora bitera imbere, turabihumanuje imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya kandi ndirukana imyuka yose yinjiye mu buzima bwabo, inyuze mu byo baguze bikomoke kuzimu kwa Satani, bigahindura imyumvire yabo n'ibitekerezo byabo. Byose ndabyishe kubw'amaraso Yesu Kristo Nazareti. Ndiki imyuka yose mibi y'ibikoresho tukoresha twakozeho by'imyuka mibi bahumanya, mbaraga z'ibitambo by'amaraso turabyirukanye ku buzima bwacu mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Witeka urakoze, komeza ubuhuru ubwoko bwawe, uduhe umugisha uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Utange minerivare ku bantu bafite abana bagiye kuzatangira ejo bundi. Turasenze kugira ngo utange minerivare, utange amafaranga, uduhe amafaranga yo kwishyurira abana bacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Witeka utabare kandi urengere abana, uzabaho ubwenge mu ishuri bagiye kuzatangira ejo bundi bakiga igihembwe cya gatatu, uzabaho ubwenge mu ishuri. Abazanye amanota mabi uzabaho ubwenge bazane amanota meza, bazabe baje mu myanya ya mbere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Myuka irwanya ubwenge bw'abana bacu turategetse imbaraga gukubitwa hasi kubw'amaraso Yesu Kristo. Myuka isubiza inyuma abana bacu biga, turategetse imbaraga z'umwijima kurekura mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze Uwiteka, gumana natwe, imbaraga zawe n'umucyo wawe bikomeze kutuvira, tubisabye Imana byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha mwene data, nimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu Kristo azaza. Niko umuririmbyi yawe ririmo iravuga ngo nimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu Kristo azaza. Mbifurije igitondo cyiza ndetse n'umunsi mwiza urimo amahoro akomoka mu ijuru ndetse n'umugisha w'Imana. Haleluya. Hari ikiganiro cyo nakoze amasengesho ya saa moya, tunerekana ibintu 7 bigaragaza umuntu ufite ubugingo bw'Imana muri we ndetse n'umwuka w'Imana muri we. Haleluya. Imana rero ubugingo bwanyu bushanwe na Kristo, nkuko twabibonye ngo ubugingo bwacu bishanwe nande na Kristo. Haleluya. Ari kugambira kwa Timoteyo 3. Imana ibagire neza, Imana ibiteho mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ushaka kudukurikira ubwa mbere ukande kuri subscribe ku ibara ry'umutuku, kandi naho ngaho handitse like ndetse na komantari zanyu n'ingenzi kugira ngo tuganire, tujye tubana na buri munsi masengesho yacu atandukanye. Imana ibe umugisha. Reka tuze guhora saa moya, amasengesho saa moya, ariko hagati ya saa 8 ku manywa saa 3 saa 4 hari ibiganiro n'ubundi binyuraho by'ivuga butumwa, bitari amasengesho ariko by'ivuga butumwa byigisha abantu uburyo bakwiye guhagarara mu ntambara y'umwuka. Yego, bakwiye guhagarara mu ntambara y'umwuka ndetse n'uburyo bakwiye gusenga no gutahura amayeri ya Satani.
Imana yo mwishyira umugisha. Reka tuhure mu masengesho na gahunda ziri imbere. Mugire umunsi mwiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.